bakunzi ba Lion Entertainment and Construction Group, mwongeye kwirirwa turongeye mbifurize umwanya mwiza, mbongere mbifurize kugubwa neza, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, cyane cyane abadukunda bakoresheje imbaraga zabo. Ndashimira abakomeje kutwereka ko mudushyigikiye, muduha amakomenti, muduha ibitekerezo, mutubwira mu bigenze gutya. Ndashimira buri wese ureba ikiganiro akibuka akadushiriraho like cyangwa se akanagisharinga kuri bagenzi be. Ni ibintu byiza, ni inkunga ikomeye cyane muri iyi minsi turi muri Shadowban. Ntago byoroshye cyane, ariko nyine wowe byibura bigeraho by share cyangwa by mu bundi buryo, nyine ukagira amahirwe ukabona ikiganiro, nawe ukagira umutima wo kudushigikira, ukakireba iminota runaka, ukacyumva iminota runaka. Ni iby'agaciro cyane kandi birakomeye cyane. Ntago byoroshye kuvuga ngo umuntu yabisobanura cyangwa se ngo nabona ukuntu gushimira Nyagasani wenyine ajya abashimira. Uyu ni wa mwanya rero duhura tukaganira, tukamena aho abiri, tukungurana ibitekerezo ku ngingo runaka tuba twafashe. Tumaze iminsi rero turi kuganira ku gitabo The Merchant of Venice, umucuruzi w'i Venice. Duherukana aho bari mu rukiko, ariko Portia ndetse na Nerissa bari bahageze baturutse i Montreal, aho bari bavuye kureba umuroya witwa Balthazar. Noneho Balthazar bari bavuye kureba umuroya witwa Dr. Bellario, baza bitwa Balthazar ndetse n'umunuzi we n'umufasha we. Noneho nyuma y'uko bari duherukana rero bamaze gutanga ibaruwa bari yanditswe na Dr. Bellario ibemerera kuza bagahagarara mu rukiko. Yes, iyo baruwa twarayisomye. Ubwo niba utazi ukuntu twayisomye, uzihangana usubire ku gice cya kabiri cya kino gitabo, uzahita ubisangamo byose kuko twarayisomye. Ako mbibukijemo gakeya, yari baruwa yemerera aba bana batoya cyane kuza bagahagarara mu rukiko. Bellario yari ari kuvuga ko yabemereye kandi yabasobanuriye byose ku bijyanye n'urukiko, ku rukiko rugomba kuba rumeze, ko bagomba kubikurikirana nyine. Yes, icyo gihe rero twasize bagiye kwinjira mu rukiko, umutegeka w'urukiko cyangwa se umucamanza mukuru amaze kwemeza ko binjira mu rukiko. No tugiye gukomereza rero. Umucamanza mukuru rero yahise asaba umufasha wiwe ko yababwira bakinjira. Akimara kubabwira bakinjira, yaraje arongera arababaza ati, se ni mwebwe Dr. Balthazar? Abahereza ikaze, arababwira ati, se uri Dr. Balthazar? Noneho wa mukobwa wacu mutoya ariko wari wambaye nk'abagabo b'abavoka. Yes, yari yambaye nk'abagabo b'abavoka, ubona nyine yabaye akagabo kandi ari umugore, ndetse na Nerissa yari yabaye umugabo kandi ari umugore. Ubwo ni Portia na Nerissa, wa mugore wari ukize cyane, ndetse na Nerissa wari umujakazi wiwe, bari baje gutabara abagabo babo Basania na Graciane. Yes, ako kanya rero bakihagera, umucamanza mukuru ababaza ati, se ni wowe Dr. Bellario yayohereje? Portia arasubiza ati, ni njye. Ariko ubwo Portia yavuga ko yandutse Balthazar. Aranamubwira ati, rwose Dr. Bellario yambwiye ukuntu urubanza rumeze, twabiganiraho byose, ibijyanye na Shylock ndetse na Antonio twabivuzeho byose, ariko mbere y'uko dukomeza urubanza, ubwo mbibutse ko ari Portia uri kuvuga. Portia arimo kuvuga, ahita avuga ati, mbere ko dukomeza urubanza, reka nsabe umuntu hano, abantu bafitanye ibibazo babanza bahaguruke. Duhere ku muntu witwa Antonio, umwe bagurije amafaranga. Ngaho Antonio arahaguruka tumureba. Antonio arahaguruka, ngaho yicarire. Noneho na Shylock arahaguruka aricara. Bamaze kubamenya, noneho Portia ahita ababaza ati, se none umuntu ugurije amafaranga ni Shylock? Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo n'uwagurijwe amafaranga ni Antonio. Bati nibyo. Noneho bahita bamubaza bati, noneho se kandi Shylock arashaka igice cy'umubiri kikiri kizima cya Antonio? Atavuga ati yego, kandi nibyo amategeko y'i Venice arabyemeza, ntabwo yabihagarika, kuko iyo mwemerekanisha ibintu bikanga biba ntacyo bitwaye. Uwo ni Portia wari uri kubivuga. Nuko Shylock ahita aseka aravuga ati, kare kose sa, ubwo rero reka mfate igice cyanjye. Ahita afata icyuma agenda gukata
agenda gukata Antonio gusa, ariko Potsi yareba Antonio ahita amubaza ati se kubera iki wowe wishize mu byago byo gupfa ukemera amasezerano akomeye gutya kandi utari kubivamo? Nuko Marchant ahita amubwira ati, Marchant ubwo ni Antonio ahita amubwira ati wapi tu, ati genda nzi ko amato yanjye azagaruka ibintu bikamera neza. Maze ati se basi ku masezerano mwagiranye wanditseho izina ryawe? Aravuga ati yego rirahari. Arangije Potsi ahita yongera areba Shylock aramubwira ati se kubera icyo utari kugirira impuhwe umuntu, mubabarire, ihangane mubabarire. Ati biragaragara ko uyu muntu ari umuntu mwiza kandi yakubera nawe umuntu mwiza, wamubabariye ukamwereka impuhwe nkeya, wenda ukamutegeka ikindi kintu ariko ntumuhereze igihano gikomeye gutya cyo kumwica, kuko n'umukata hafi y'umutima byanga byakunda arahita apfa. Noneho Shylock ahita avuga ati reka njyewe ndi gusaba ibyo twasezeranye, ndashaka amasezerano twagiranye yuzuze, nanjye nta kindi kintu ndamutwara. Niba twarumvikanye ko natinze amafaranga yanjye azampereza igice cye cy'umubiri kikiri kizima, akaba yarayatinjije, name igice cye cy'umubiri kikiri kizima imwe mwimwivangira ngo mumusabire imbabazi cyangwa ngo mumubwire ibindi bintu, oya. Potsi arakomeza kwinginga, igihe akinginga Bassanio nawe baraje, aravuga ati twibuke ko Bassanio nawe yari ari mu rukiko, ubwo nyine yasabye ijambo ahita avuga ati mu by'ukuri nari nemeye kumwishyura 6,000 by'ibiceri bya zahabu, ariko reka ngire 9,000 by'ibiceri bya zahabu, ariko turebe ko yamubabarira. Naho Shylock arababwira ati mwarakererewe cyane pe, tubungubu isezerano ni isezerano kandi isezerano ni umwenda, nta kindi kintu nshaka, ni amafaranga yanyu nkeneye, mwihangane pe, ntabwo nakwangiriza itegeko, abantu batazampana pe, abantu ntabwo bakeneye ko twangiriza amategeko. Shylock ukaba warabonaga ko yishimye nyine, ari kuvuga ati uyu mugabo ibintu yankoreye. Mwibuke ko mu bice bya mbere twabonye ko Shylock yari afitanye beef na Antonio, kubera ko Antonio yari umuntu mwiza, aguriza abantu amafaranga ntabaka inyungu, abana nabo neza nyine, ariko yakaba yaricaga business ya Shylock, kubera ko Shylock we yakundaga kuguriza abantu amafaranga agashiraho n'inyungu nyinshi cyane, akaba ataragiraga impuhwe nyine, bityo akaba yarabonaga akaba yarabonaga Antonio ari kumemukira. Noneho kwibuka ko ndetse Lorenzo inshuti ya Antonio yari yaratwaye umukobwa wa Shylock ari we bitaga Jessica. Icyo gihe rero byatumye Shylock arakarira cyane Antonio, ku buryo yavugaga ati byanga byakunda nanjye kugira ngo nkwihorereho nzaguca nk'umutwe cyangwa akaguru cyangwa ngira akantu kamwe ngukorera, kuko amato yawe yarakungabije. Ubwo ndakeka turimo turagenda twibukiranya kugira ngo tugende duhurira hagati na hagati. Noneho Shylock arimo guseka cyane, tugarukire ku nkuru nyine. Shylock yarimo guseka cyane yishimye, ubona nezerewe, ari kuvuga ati ntago nzahano ndi bugere, ati mwihangane ngikate. Noneho ako kanya Potsi yahita amubaza ati se none nihe ushaka gukata ku mubiri w'uyu mucuruzi kugira ngo turebe uko bimeze? Nuko Shylock ahita avuga ari guseka ati ndashaka kumukata hafi y'umutima tu. Nuko Potsi aramubwira ati se muri aya masezerano hari ubwo mwigeze mwemerekanya ahantu uzamukata naramukata kwishyuye? Aramubwira ati wapi, ubwira ati ubwo nyine nzakata aho nshaka. Noneho ambwira ati se bagukubiye 2 cyangwa 3 igiteranyo cy'amafaranga bari bakwemereye ntago wagirira impuhwe Antonio? Aravuga ati reka ntago nshaka kwica amasezerano yacu, ntago nshaka amafaranga aka kanya, ndashaka igice cy'umubiri kikiri kizima. Urabizi amategeko y'i Venice abisobanura neza, ntabwo tujya twangiriza amategeko. Niba yarakerewe, niba yarakoze ibyo yakoze yarakerewe, ubwo nta kundi. Potsi yababaye cyane araseka, nuko amaze guseka aravuga ati nta kundi nyine. Noneho Antonio nawe ahita n'agahinda kenshi atabaza ati se ubwo none bigiye kugenda gute? Nuko umucamanza mukuru ahita amutegeka ati ngaho noneho rero kuramo ishati yawe, witegure neza, usenga Imana, kuko muri aka kanya ujya gusinya amasezerano nawe mwaba muri kumwe yasinye wenyine. Ubwo rero aka kanya igice cy'umubiri wawe kigiye kugenda, numara kugenda birubahirizwa uko amategeko ahari.
uko amategeko avuga, nyine twubahiriza amategeko n'amasezerano mwagiranye. Ako kanya Shylock yishimye cyane ubona yanezerewe, ahita avuga ati siwumva uri umwavoka w'umunyabwenge, uri umucamanza ukomeye cyane kabisa kabisa. Ako kanya ariko bataragera kure, Portia ahita abaza ati se none aka kanya hari umudogiteri uri hano ku buryo numara kumukata ari buhita amukurikirana kugira ngo ataza kuvirirana agapfa? Shylock aratungurwa cyane, ariko aravuga ati se ibyo bintu nta hantu byanditse mu masezerano? Ako kanya Portia atamubwira ati oya, ariko nubwo bitanditse mu masezerano ushobora kwereka Antonio ukamufasha, tukamushakira umudogiteri wibuze kumufasha igihe uraba umaze kumukata. Ako kanya Shylock ahita avuga ati nta mpuhwe na nkeya nshaka kumwereka, nta n'umudogiteri mfite aha ngaha, icyo nkeneye ni uko amasezerano yanjye yubahirizwa uko bivugwa, apana kuzanamo ibindi bintu bishasha. Ako kanya Portia ahita avuga ati ubwo niba ari amahitamo yawe nta kundi. Ako kanya ahita abaza umucuruzi Antonio wacu, ahita amubaza ati se hari ikintu ushaka kuvuga? Antonio aravuga ati ndashaka kukivuga, yego rwose. Antonio yaravuze ati ndishimye cyane kuba ngiye gupfa aka kanya. Ubukire bwanjye n'ubukene bwanjye bwose n'ibindi bintu byose ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ntabwo nifuje kuzasaza nkennye, ariko dore byarabaye. Ahita abwira Basani ati Basani, ntiwumve ubabaye, ahubwo ndishimye kuba uri inshuti yanjye magara kandi ukaba uri hano. Nindamuka mpfuye ntuzibagirwe ubushuti bwanjye nawe ko aribwo bwatumye mpfa, kuko iyo nakuguriza amafaranga ntabwo byari kuba bimeze gutya. Aramubwira ati rero uzahora unyibuka, kandi ibintu byose uzajya umvugaho uzajya uvuga neza ko ndi intwari kandi nagiye neza. Iyi nkuru uzayibwira umugore wawe mwiza, unamubwira impamvu napfuye. Ako kanya Basani wahise agira agahinda, atangira kurira, aravuga ati njyewe narongoye umugore kubera urukundo nari mufitiye rusumba ibintu byose, ariko namutanga kugira ngo udapfa inshuti yanjye. Basani we yababaye byatara, aravuga ati njyewe ko niba nararongoye umugore kubera ko namukundaga, ariko aka kanya niyemeje kumutanga kugira ngo wowe udapfa, wowe ukomeze ugumeho. Wibuka kandi ko umugore we nawe ari mu rukiko, ni nawe mwavoka ubu mukuru, ni nawe mucamanza mukuru ubu ngubu uri guca urubanza rwabo. Umugore aramureba aravuga ati tuyu mugabora utangiye kuntanga aka kanya muri uru rukiko koko. Bivuze imbere y'umugore wawe ntabwo byakugwa amahoro. Na Graciane rero wibuke ko nawe umugore wari aho ngaho ni Nerissa, umugore we ni Nerissa kandi yazanye na Portia. Ako kanya na Graciane ahita avuga ati ariko nanjye umugore wanjye namutwara tu, ati nanjye umugore wanjye namutanga kugira ngo inshuti yacu ikomeze ibo, kubera ko inshuti yacu ni inyamahoro. Nuko naho umugore we Nerissa ahita amubwira ati ngayishimiye kuba umugore wawe atari kukumva aka kanya, kuko abaye ahari ntabwo nzi ko mwagera mu rugo ngo mugire amahoro. Ako kanya Shylock wari kubona bari kumukereza ibiganiro bari kugirana bitari mu mwanya, ababwira ati muhagarike ibyo biganiro muri kuvugana, bategereje igihe gihagije, mu mwanya nkora ibyo bansezeranyije. Ako kanya Portia ahita avuga ati ati sawa, nta kundi nyine, ngaho genda baga umuntu, nta kundi tu. Ariko ako kanya bakiganira ibintu byinshi, bacyungurana ibitekerezo, barimo gusaba imbabazi byagoranye, ubona urubanza rugikomeye. Ako kanya Portia ahita ahagarika ati buretse se none mwemerekanya ko uzatwara igice cye cy'umubiri, mwemerekanije ko hari amaraso y'uzamena? Ako kanya Portia abaza Shylock ahita asubirwa, aravuga ati se gute mwambwira iby'amaraso kandi iby'amaraso ntabyo twavuze? Aravuga ati rero ati dore ugiye kumukata nyine, nta kundi ugiye kumwangiriza, ariko nuramuka umennye amaraso ye na make hasi, ubwo nawe uraza gukurikiranwa n'amategeko ya Venice. Ati kuko mwasezeranye ko uzatwara igice cye cy'umubiri, ariko ntabwo mugeze musezerana ko uzagira amaraso y'umena. Ubwo niba uratwara igice cye cy'umubiri ukoresha uko ushoboye, ntugire akaraso ke na gatoya umena. Ati uramuka umennye amaraso, nawe turatangira kugukurikirana ko wishe umuntu, kandi kwica umuntu atari byiza, kandi kwica umuntu ari icyaha hano muri Venice. Ako kanya Shylock atangira gusubirwa, atangira kwibaza ati se ibi bintu bibaho?
kubera iki ibi bintu mwabinkora. Ako kanya Graciana ahita atangira kubivuga ati ariko rero tunjye umucamanza nari namuhaye ni umuhanga cyane. Ako kanya Potsi aratangara cyane, ndetse n'abari bose baratangara, bamwe baravuga ati se uyu mugore we ni gati ki, ni bwoko ki ko tubona aje nabi cyane. Ako kanya Bassanio nawe atangira gutungurwa cyane, ndetse n'abandi bose baraho baratungurwa. Potsi yari amaze kubwira gutyo Sherlock atavuga ati okay, nta kundi ubwo nyine niba ari uko nguko bimeze, ngaho ni mu ya bya biceri 9,000 bya zahabu nk'uko mwari mwabimbwiye imbere, noneho turebe Antonio mubabarire mureka agende. Ati nabwo nta kibazo. Ako kanya Bassanio ahita yishima cyane, agenda gufata amafaranga yazanira Bassanio, arishima cyane avuga ati ya inshuti yacu barayibabariye, ngaho reka tuyeke, ngaho reka tugende. Ariko Potsi aramubwira ati buretse gatoya, ati nta mafaranga umuhereza, Sherlock arakomeza aravuga ati nta kibazo, ngaho reka tumuhereze, reka mumpere 3,000 nta kibazo, nabyo arabyemera. Avuga ati wapi, ati nta n'igihumbi tuguhereza. Ati kubera iki? Ati ntago wigeze ushaka kwerekana impuhwe kuri Antonio, none wowe itegeko rirakugonze utangiye gufata udufaranga dukeya. Ati ahubwo wowe ubucamanza bugukurikirane kuko washatse kwica umuntu, kandi gushaka kwica umuntu ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Aka kanya ubucamanza bugukurikirane. Sherlock biba biramuhindukiranye rero, kubwo kuba yaratekereje gakeya cyane, akaba ataratekereje ibintu byinshi mbere yuko afata imyanzuro, cyangwa se mbere yuko yanzura kuvuga ngo agiye kubagagura umuntu. Bahita bamufatira imyanzuro, asanga bakaniye, aravuga ati ntagire n'igiceri na kimwe mumuhereza. Ako kanya baramubwira bati ahubwo ibintu tugiye kugukorera, tugiye gufata imitungo yawe yose wari ufite, icya kabiri turajya Antonio, ikindi cya kabiri tugereze guverinoma yanuze, tugereze ubutegetsi bwa Venice, kuko wowe uri umwanzi w'igihugu, uri umwanzi w'abaturage, washatse kwica umuturage wacu, washatse kutwicira umuturage kubera ko ngatabanye nawe, cyangwa se ngatagenderaga kuguriza amafaranga, wanze kumwereka impuhwe. Ubwo aka kanya rero nawe tugiye kuyirukana muri aka gace, ndetse n'unureba nabi turanagufunga. Ako kanya arababara cyane, aravuga ati Sherlock kubera ko yikundiraga amafaranga, atavuga ati reka taho kugira ngo umuntu warira amafaranga, ubwo nanjye mwanyisha cyangwa mukamfunga, kuko ntacyo naba nsigaranye muramutse muntwariye amafaranga ngasigara nta n'igiceri cy'icumi mfite. Ako kanya arababara byatare, tangira gupfukama, arimo gusaba imbabazi, ari kwingingiriza kuvuga ati koko ibintu ntago mwabinkora pe, ati ndabinginze. Ako kanya Antonio wawe atavuga ati ngaho rero kubera ko mwari munsabiye igice cy'ubutunzi bw'uyu mugabo, njyewe ntabwo gikeneye, nzongera nkore, wenda Imana izamfasha nongere shibuke, nongere mbone kofi. Ubwo rero ubutunzi bw'uyu mugabo nabugumane, ntabwo ngiye mbushaka, nabugumane. Ako kanya atavuga atariko hari ikintu kimwe nasaba, kandi nasaba cyiza, ati nuko igihe uyu mugabo azaba yapfuye, ubutunzi bwanjye muhaye, ubwo butunzi bwari bwabanje kubwanuze, bwari bwabaze kubwa Antonio. Atavuga ati ubutunzi bwanjye muhaye ntibuzamugumeho, ahubwo n'igihe amaze gupfa bazabuhereza umukobwa we Jessica n'umugabo we Lorenzo babana, noneho bayakoresha nabo icyo bashaka. Sherlock aratungurwa cyane, aravuga ati koko umuntu nari ngiye kwica niwe ungiriye impuhwe, umuntu nari ngiye kwica niwe umbabaye. None ako kanya Potsi atamubaza ati se basi uko umwanzuro tuwufashe urabyishimiye? Wibuka ko ako kanya Antonio we yari amusabiye imbabazi, avuze ati mwimwica, ndetse n'ubutunzi bwe mwari mumpaye nabugumane, azabuhereza umwana wiwe igihe azaba yashaje, nyine atakiri ku isi, umwana azaza muzungure. Abantu bose baratungurwa, bavuga ati umuntu wari ugiye kukwica kuko akugiriye imbabazi. Potsi rero atabwira Nessa ati okay, ati ntari noneho kuva babyemeje gutya, akaba Antonio yari utanze imbabazi, nta kundi nyine ubandikira amasezerano, uyu myanzuro y'urukiko yandike, numara kuyandika uyimutwarira yisinye, numara kuyimutwarira akayisinya, nta kundi. Ako kanya rero na Sherlock ahita yigendera mu rugo, aravuga ati nimumara kubyandika muzabinzanira nsinye, ubwo igihe nzaba nasoje kubisinya
ubwo imyanzuro izaba imeze gutyo, buri wese azafata ibyo akwiye, buri muntu wese atwara ibyo akwiye. Urukiko rero rurarangira, urukiko rurangiye Shylock baramuhana nyine, bamuhanisha ibihano twavuze ruguru, bamuhanisha ko icya kabiri cy'umutungo we barakimwambuye bagishyira mu maboko ya leta. Ikindi cya kabiri bagombaga guha Antonio yaracyanze, aramubwira ati ngaho nakomeza akijere, yakomeza yiteza imbere, ariko igihe azaba atakiri ku isi icyo kimwe cya kabiri cy'umutungo we kizahabwa Graciane na Jessica. Jessica akaba ari wa mukobwa wa Shylock, ariko yari yarafungiranije mu rugo, ago yaramusabye ko azajya ahora mu rugo, ariko akaza kumucika acikishijwe na Lorenzo. Aravuga ati rero ubwo icya kabiri cy'umutungo wanjye, icya kabiri cyari kunjyaho, ubwo ngubwo ni Antonio uri kubivuga, kizajye kuri Nuze, kizajye kuri Lorenzo n'umugore wiwe Jessica. None ako kanya Shylock nyine bamaze kumuhana gutyo, Antonio nawe baramurekuye arongera aridegembya. Wibuke ko Shylock yari yarahise amufata akamufungisha, akavuga ati ubwo uzasohokamo hano ariko umaze kugukora igice cy'umubiri wawe kizima. Ako kanya Shylock, ako kanya Antonio nawe baramurekuye arongera aba muzima, arongera aratembera mu mujyi nyine aba free. Ako kanya umucamanza mukuru wo muri Venice nyine ahita atumira ba Portia na Nerissa. Ubwo bari baje bitwa Dr Balthazar ndetse n'umunuze wewe n'umwasistanti wiwe. Aravuga ati se mwaza tugasangira. Ariko Balthazar we wahindutse Portia ahita ahakana, aravuga ati wape ntabwo byakunda, ati ngiye guhita nsubira iwacu vuba kuko natwe dufite ibindi bintu tuba turi gukurikirana. Okay, umucamanza mukuru avuga ati ntarebe noneho ahita abwira Antonio ati Antonio rero ushaka wamushimira uyu mucamanza mutoya, yagufashije mu rukiko pe, yagufashije, ukoresha uko ushoboye umushimire. Ubwo ako kanya umucamanza mukuru nawe ahita yigendera, asigana Antonio, Basania, Graciane ndetse na Nuze ndetse na Portia na Nerissa, aribo bahindutse Dr Balthazar. Bari aho ngaho barimo kuganira. Ako kanya Antonio ahita aza ari kwirukanka, anamubwira ati rero tugiye mfite ibiceri 3,000 bari bagiye kundihira nyine, nta kundi mureke mbibihere, n'ubundi ntako mutagize, mwamfashije cyane, ni amafaranga ameze nk'ay'amazi, nta kundi. Ibiceri 3,000 yari amafaranga menshi cyane, ariko nyine ari menshi cyane, ariko Portia ntabwo yayemeye. Aravuze ati nta kundi nyine, twari turi kugufasha, twari turi kuza hano ngo turebe ko twagutabara, kuva rero wagize amahirwe n'uyishura ubwo wayakoresha ukareba uko wayafasha. Aravuga ati nta kundi tu. Ako kanya Basania nawe avuga ati ariko hari ikintu twaguha tu. Portia ahita amubwira ati okay sawa. Aravuga ati none se Antonio we wibuke Antonio. Okay, noneho Antonio we ari kubirebera yiturije. Ako kanya Portia atambwira ati se none se Antonio we wanyihereza izoga wambaye, noneho na Basani akampa irampeta yambaye. Wibuke ko impeta niwe wari wayimwambitse. Aramubwira ati iyi mpeta uramutse uyibuze nanjye uzambura. Aje aramubwira ati none se wanyihereye izoga wambaye na Nuze na Basani akanyihera mpeta yambaye, kari byo bintu nakunze mwari mufite. Antonio atavuga ati Antonio we atafataga kuko ganacyo zari zimumariye, arazimuhereza. Basani agira ubwoba cyane, atangira gutitira, atangira kureba ya mpeta. Aravuga ati impeta yanjye koko? Avuga ati ibi bintu ni bibi cyane, ntago impeta yanjye uzabaza. Iyi mpeta ni impeta nahawe n'umugore wanjye Portia, musezeranya ko ntazigera nyitanga ku muntu wari we wose. Rero n'ubwihendutse naguhereza amafaranga ukagenda ukagura indi nziza kuyiruta, ariko iyi ngiyi ntago nayiguha. Atavuga ati okay, atugura impeta y'umugore wawe nta kundi. Aravuga ati nakugura indi mpeta ushaka yose ariko ntago byakunda. Atavuga ati none ako kanya Portia nawe tarakara. Aravuga ati okay, ati ndabafashe mu rukiko rwanyu, none wanze kumpa impeta ngo nuko ari umugore wawe? Sawa murabeho. Atayivumbura arigendera. Ako kanya bamaze kwigendera, bari kumanuka, basigara Basania na Nuze na Antonio ndetse
Graciano basigara bari kuganira bari kuvuga ati ariko rero ati nubwo gusa umwimye impeta ati si impeta ni igiki ati umugore we niwe wazamusobanurira akabyumva avuga ati reka ibi bintu ntabwo biba ati kibumuretse ati kibumuhaye impeta ibindi bikazaza nyuma. Ako kanya rero kuko Bassanio yumviraga Antonio cyane kuko Antonio niwe wari waramufashije kubona umugore wiwe. Antonio nawe akunda Bassanio kuko yari yaragiye kumuguriza amafaranga ndetse na Graciano akaba yari inshuti yabo magara. Bassanio atishimye cyane uri kubona bitamurimo cyane ahita akuramo ya mpeta akayihereza Graciano ati ngaho genda ubahereze iyi mpeta ugende ubashimire nyine nta kundi. Ku kanya bahita bagenda. Ako kanya Graciano ahita yirukanka agasanga ba Portia na Nuze na Nerissa ariko bakiri Dr Balthazar kuko baba bacyambaye imyenda y'abagabo basa n'abagabo, agahita amuhereza ya mpeta nyine akamubwira ati iyi mpeta ni Bassanio yimaye arambwiye ngo ngushimire ati kandi wakoze cyane. Umugore agaseka cyane akavuga ati ya mpeta arayimpaye we. Ako kanya rero bagahita bavuga bati none rero twari dukeneye no kumenya ahantu inzu ya Shylock iri kuko umwasista wanjye asoje kwandika ya ntuze y'amasezerano. Amaze kwandika ya masezerano, amaze kwandika imyanzuro y'urukiko, twagira ngo tujanire Shylock adusinyire nyine namara kudusinyira tubare ko twuje ibyo twagombaga gukora byose natwe twisubirira iwacu urubanza rurangire. Ako kanya atabwira Nerissa ati ngaho jyana no Graciano ajye kukwereka kwa Shylock, noneho Shylock namara kubasinyira muhite mugaruka. Bari kugenda mu nzira rero na Nerissa ahita areba impeta Graciano aba yambaye. Graciano akayireba akamubwira ati ese Graciano wanyereye impeta nanjye ko nyikunze. Graciano agahita ababara akavuga ati iyi mpeta ni y'umugore wanjye Nerissa yanyambitse ntago nayitanga. Ati sawa ati mbega ukuntu twabafashe mu rukiko none koko impeta utwimye impeta nta kintu imaze. Ako kanya impeta ukahita ubona ntacyo bimubwiye. Graciano agahita ayikuramo nawe akayimuhereza. Ako kanya rero bombi impeta bamaze kuzitwara bagera no kwa Shylock akabasinyira, amara kubasinyira abantu bagahita basubira i Belmont. Ubwo ni Nerissa na Portia. Noneho Antonio, Graciano ndetse na Bassanio bagasigara barimo kuganirira muri Venice ariko nabo bitegura nyine guhita bajya i Belmont kuko niho Antonio yabasigaye atuye n'umugore wiwe Portia rero bakihagera bose ubona bishimye. Portia nyine na Nerissa nabo bahagera mbere, bakihagera ukabona barishimye kuko diro baba bagemo baba bazitunganyije ariko mbere uko bagera nyine barabanza bakongera bakambara imyenda ya kigore bakamera nk'abagore. Bakihagera basanga Lorenzo ndetse na Jessica bararinze urugo neza bagataha bati se hari ubwo abagabo bacu bari bagaruka batoya abagabo banyu ntago bari bagaruka toka dushobora kuba twagereye mu gihe cyiza tugicyumvikana cyo nuko urubanza rwabo rushobora kuba rwaragoranye. Ariko Lorenzo agatabwira ati ngo hari abavoka b'abahanga babagezeho batoya abacamanza batoya b'abahanga babafashije ku buryo nta kintu Antonio yabaye baramutabaye nyine ahubwo mu minsi mikeya nk'ejo mu gitondo cyangwa ejo bundi bashobora kuzahagera. Wana bakishima cyane akavuga ati urubanza rwo rwagenze neza ariko twebwe tukaba tubizi neza ko abo bavuka batoya bari mu rubanza b'abagabo batoya bose batoya ari Nerissa na Portia. Ako kanya bahita bagenda mu rugo nyine bakikomerera imirimo yo mu rugo. Mu gitondo cya kare rero hatarashira igihe Bassanio na Graciano ndetse na Antonio bahita bongera bakagaruka aho ngaho, noneho baza bahari bose ari ibyishimo abagore babo bakaza kubakira. Portia akishimira umugabo we Bassanio ndetse na Nerissa akishimira umugabo we Graciano. Noneho bakanakira umushitsi Antonio agatangira agatembera mu rugo ndetse na Bassanio akamwerekana akavuga ati uyu niwe nshuti yanjye Antonio, gusa aje kugira ibyago nyine ubwato bwe buhera mu ntuze yakure buhera mu gihugu buhera mu mazi nyine yari afite imari ntabwo yagarutse kandi yari umukire cyane. Atubwo nyine aka kanya ntitumubona akennye ngo tugire ngo yari asanzwe akennye, ahubwo nuko nyine yagize ibyo byago akaba ari nayo mpamvu byagenze gutyo. Rero yari yagiye kuguriza amafaranga nayo twagiye gutabara. Ako kanya rero bakiganira bacyungurana ibitekerezo
barimo kugenda bumvikana baganira Nelson na Graciane bahita batangira gutongana cyane, barimo gutangana, arimo kumubwira turimo urambwira ibiki, ati ibyo ntago bibaho, hafi kuva hirya ku ruhande nyine ubona hari ibyo batari kumvikana, barimo gusakuza cyane, bari kuvuga bati bati okay, impeta yanjye warayitanze, nyine ugahita wumva ko bari gupfa ya mpeta, kuko abagore baba bazi impeta ziri kandi ari deal ya danje, bahita batangira kwisaza, ariko bigatangira ari neza uri kwisaza, ariko kuvuga ati impeta yanjye warayitanze, ati ubwo nta nubwo wankundaga, ati ntago nakwizera, ati gute utangira kunangira ibintu, ati ibintu twasezeranye umunsi umwe wese ubitanga. Ku kanya ba Potia ndetse ku kanya ba Potia Basania ndetse na Nuze ndetse na Antonio bagahita bahagera bakabaza bati se gute muri gushwana aka kanya, ati jye namuhaye impeta yari yanditseho ngo nkunda kandi ntuzansige, none reba yarayitanze, ubwo yayitanze ku mandi mahabara, yayitanze ku bandi bagore, yageze muri Venus atangira kwisambanira. Ako kanya naho Potia nawe atatangira kwivugisha ati se taye nanjye Basani anamuhaye impeta ntibaze nk'uba baye yarayitanze, ati nahita mwisha ngo nawe byaba birangiye ibyanjye nawe. Ako kanya cya Graciane kigahita kivuga yewe ati nibyo yakoze mwana, ati nibyo yakoze pe. Abacamanza bari baturutse Padua nyine hahandi kwa Berario, kwa Dr Berario aribo baje ari ba Dr Baltazar, ati barazidusabye zose zarigendeye, ati ubwo byararangiye, ati ntabwo twazitanze ku bagore bo muri Venice cyangwa ngo tuzitange ahandi hantu, nabo bagabo bazitwaye b'abacamanza pe. Ako kanya barababara cyane, bakababara, abagore bakirakaza, bagasara, bakababara bya hatari, bamara kubabara bose ugasanga bafite agahinda, ariko nyuma yaho abagore bakabasobanurira uko diri yagenze, bakababwira bati rero impeta zacu nuko byagenze, twarazitanze kuri abo bantu, none rero niba muratubabarira mutubabarire, niba mutaratubabarire mubireke. Ariko abagore bagahita babihorera, bakababara, bagahita bababarira nyine n'ubundi, kuko bari bazi diri byari byo kwisiza, bagahita bababarira, bakababwira ati okay, nta kundi nyine ubwo mwarakoze muri ibimara, mwatanze impeta zacu. Ako kanya ariko Basani we agahita babara cyane, agatangira kurira, ariko umugore we agahita amuhumeza akamubwira ati humura. Ako kanya rero bagitungurwa, bajya kubona bakabona ba bagore babo bazanye za mpeta bakazibahereza, amara kuzibahereza akababwira ati rero burya ni twebwe turi mu rukiko, nyine bakabasobanura ukuntu gahunda yose yari imeze, twebwe turi mu rukiko, ni twebwe twaje turaburana, nyine turabikurikirana byose, urubanza nitwe tururimo, n'impeta zandure ngizi impeta, nyine barongera bakazibasubiza, bamara kuzibasubiza bakaganira, bakababwira ati ati ibi bintu se bibaho, bakumva ni byiza. Ako kanya rero inkuru yacu irimo kurangira, duhita tubona urwandiko ruturutse kwa Solerio rero ni inshuti ya Antonio, iba yarasigaye Venice, yari iri mu mari ziri gucungacunga yose, agahita amubwira ati rero gufitiye amakuru meza mwana Antonio, amato yawe yose ntago yarehamye, hari amato menshi cyane yawe yasigaye, aka kanya ari kugera inaha, amato ari gusura, amato umwe yari yagiye Mexico, n'ari yagiye mu bine, n'yagiye Tripoli, ari kugaruka, yaragarutse yageze inaha, hari n'andi yose ari mu nzira ari kugaruka, nta bwato bwawe na bumwe bwarohamye. Ubwo rero wishime unezerwe, ntabwo ukiri umukene habe namba, nta no gukira umutindi nyakujya, ati uracyari umukire, uracyafite amafaranga, uracyameze neza, ati wishime kandi unezerwe, nta kibazo ufite. Ako kanya rero Antonio ahita atangira kwishima cyane, akanezerwa, amara kunezerwa akavuga ati ati ntabwo ngira umukene, ariko nari mfuye pe, ati nari mfuye haguze gake. Ako kanya na Nelson agahita azana rwa rwandiko baba bagiye gusinyisha kwa Sherlock, ari we se wa Jessica na Nuze, ari we se wa Jessica, akaba sebukwe wa Lorenzo, agahita arohereza Lorenzo akababwira ati rero uru ni urupapuro rubahesha imitungo ya papa wa Jessica, igihe azaba atakiri ku isi mwemerewe kujyana mugafata icya kabiri cy'imitungo yiwe, kandi mwisemo iyo mushaka, kuko twamaze kuyibasabira mu rukiko, iyo mitungo na Antonio wayibahaye. Ibwo ngubwo bihita bigenda.
Yes, akomeza abasobanurira rero ukuntu iyo mitungo ari Antonio wayibahaye, ukuntu urukiko rwari rutegetse ko imitungo imwe ijya kuri Antonio, icya kabiri kijya kuri Antonio, ikindi cya kabiri kikajya kuri guverinoma ya Venice cyangwa se kikajya mu buyobozi bwa Venice, ariko Antonio agahita avuga ati nta kintu cya Sherlock nshaka, ahubwo iyo mitungo azayihereza abana biwe igihe azaba amaze kwitaba Imana. Inkuru yacu rero irangira abantu bose bari aho bishimye banezerewe, urubanza ruba rwaragenze neza. Basania yaratsindiye igikomangoma yashakaga Portia, ndetse na Gracian yarabonye umugore yashakaga Nerissa. Lorenzo nawe yaritoraguriye icyana cya Sherlock cyitwa Jessica. Inkuru yacu rero ni aho ngaho irangiriye. Abantu twabanye muri iki gitabo The Merchant of Venice, nizere ko cyabaryoheye kandi cyameze neza. Tuzagenda duca no mu bindi bitabo, ubaye nawe ari igitabo ushaka ko ducishamo amaso, wakidushira hasi muri comment, nacyo tukazagicishamo amaso tukareba ngo ese hari ikintu twashobora gukuramo. Hari ukuntu igitabo kiba kikaze ku buryo tukifundura tugasanga abantu bacyanditse nabo bari bazi gupfundika, ukamara nk'ukwezi ugipfundura. So ntuzaturenganye rero, ariko igitabo uzaduhereza tukabona twashobora kugipfundura, tuzaza tugicishamo amaso maze tuze tuganire koko tumeneho habiri. Ushobora kumva rero iki gitabo twakivuzeho kuko ku buryo utabizi, iki gitabo twasomye verisiyo y'abanyeshuri, nyine verisiyo yemewe uboneka kuri Google. Ntago iki gitabo kiboneka n'ahariho hose, kuko iki gitabo kigeze kuba banned, kigeze guhagarikwaho, n'ubungubu kiracyari banned kuko bavugaga ko kibamo ibintu by'ironda byo guharika abayahudi. Yes, bavuga ko kibamo ibintu byo guharika abayahudi. Bityo rero muri iki gitabo twasomye mwumvishe ko niba usanzwe wari ukizi imbere hari sene zagiye zikurwamo, cyangwa se hari udusene twagiye dukurwamo, imikino imwe n'imwe yagiye ikurwamo, kuko hari aho bageraga bakavugamo iryo zina nyine twavuze ruguru. Ariko mwumvishe ko mu gitabo cyacu nta hantu twarivuzemo, nta n'ahantu twavuze ibyo bintu. Iyi nkuru yacu rero ni aha ngaha irangiriye. Abakunzi bo gusoma cyangwa se abakunzi b'ibitabo, nizere ko mugiye kuza tukajya twibanira na hano ngaha tugacishamo amaso mu bitabo bitandukanye. Yes, mu minsi mike rero tugiye gushaka ukuntu twacisha amaso mu mategeko y'abagome. Yes, amategeko y'abagome cyangwa se amategeko y'abayobozi. Amategeko 48 y'abayobozi cyangwa se y'abanyembaraga. Ayo mategeko ugomba kuba yarasuzuguyemo na rimwe. 98 Laws of Power, igitabo cyanditswe na Robert Greene. Igitabo gikomeye cyane, kiraremereye, gifite nk'ibiro 50, gifite nka page ibihumbi n'ibihumbi ageze. Aho nagicishijemo amaso amategeko nyine ndayasamarayizinga ku buryo bushoboka cyane, ku buryo buri muntu wese ashobora kuyumva. Amategeko rero nayo ndagushishikariza kutazayacikwa. Mu minsi iri imbere nzaza tuyashireho nayo tuyaganireho, tugenda twungurana ibitekerezo, turebe ngo ese bisabwa iki, ngo niba umuntu akubashe wowe mukandamize. Noneho ngo nunabona ukuntu ukubita intama uzazi kubite nako, ngo nunabona ukuntu ukubita umushumba uzamutimbure maze intama zitatane. Ngo kandi ngo ntuzigere wereka boss imbaraga zawe zose ufite, hatatazahera akagukorera iki, yagusuzugura. Amategeko hano Robert Greene yatwandikiye ni akasamutwe. Mukomeze kugubwa neza rero. Dushobora no kuzaca mu gitabo cyitwa The Laws That Grows in the Concrete. Yes, igitabo cya Tupac Shakur, mu migani, mu dusigo duto yagiye yandika yiturije ahantu hose, ahantu anyuze hose akandika. Yanditse ku bidukikije, yandika ku bantu, yandika ku bintu, yandika no ku Mana. Naho ntuzacikwe rero. Nizere ko turi kumwe kuri Lion Entertainment, Lion Entertainment and Construction Group. Bari kumwe na François rero, tugiye kujya dufatanya gucisha amaso mu bitabo. Mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze bahereza umugisha, mukomeze mudukunde, mudukubite ibitekerezo, ndetse munadusangiza abandi. Mahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ciao ciao.